noneho dusobanura inkuru neza. Ibihumbi 100 wahaye Yago, ibihumbi 100 gute? Ibihumbi 100 nahaye Yago ntabwo njye nabimuhaye nk'umuntu ngo nzakora indirimbo ngo nzane nga promotingire cyangwa nzakora indirimbo ngo Yago ngo cyangwa dukorane indirimbo. Ese niba atari mu buryo bwo gupromotinga wamuhaye ibihumbi 100 mu ruhe rwego? Yago njye ntabwo turahura ariko njya kumureba hari yatuye Munyonyo bro. Umuntu uri mu Rwanda kumva Munyonyo ni nkuko waburi Nyarutarama hari mu bakire. Yago aba mu gace k'abakire birumvikana. Munyonyo njye maze kujya inshuro ebyiri. Ubwa mbere duhura njye nenda kurira mfite n'agahinda. Njye nari navuye Munyonyo burani bwo nari nyiva Munyonyo. Nguku njye yakoze kirya gihe twahuraga wari uvuye Munyonyo burya? Nari mvuye Munyonyo. Hello guys, nk'ibisanzwe nk'uko mubibona turacyari mu mujyi wa Kampala, turacyari ku Tarasa, turacyari kureba abantu benshi bagiye batandukanye bari muri uno murwa wa Kampala. Nk'ubu ngubu tugiye kureba wa muhungu Danizo G yatubwiye yuko akenshi akunda kuba yibereye hano. Mu kuba yibereye hano rero twavuze ni reka twatarasirize tumurebe noneho turambura ikiganiro birambuye kuko twabibanyirizagamo mu cyambake kuri TikTok hirya no hino ibintu bitaragira ukundi kuntu byagenda. Anga rero turi hafi ya Furniture House na Mirembe Road. Reka twambuke, yambwiye yuko akunda kuba ari hano hakurya. Ubungu kanambuke umuhanda, kwambuka umuhanda ntabwo biba byoroshye mw'abantu, ntabwo biba byoroshye. Naho umuntu yakurya rwose, yakurya byadadaka kumarayo. Reka nambuke. So umuhungu wacu yo boy ngwino hano kabisa. Umuhungu wacu turamubonye rero, dore nguyu hano bamwita Danizo G. Yo imeze fresh. Ni wa munzane nyene marababwira. Ni umunzane wawe ntugirangira n'akasa muto. Umunzane mavuga rega si ikibi cyangwa icyiza. Ahubwo uri kwakunda ujya guhaha iduka ryose wajyamo ibamo umunzane, yaba umunyu cyangwa umuceri, irobo, inusu, ikindi. Icyo rero umunzane wanjye ari bimwe mba nabonyeho inusu, ibindi nabonyeho irobo kwa. Okay, none se Danizo G wundi wisanze ute hano? Kuhisanga ninjye wateze pa. Ni wowe wateze? Ariko nshaka nde Yago ponda hariya Yago ni Yago mani nashakaga niwe ninjye wateze nisanga ariko nshaka Yago. Nese ushaka Yagute mu mahanga bite kutashakiye Yago mu Rwanda? Mu mahanga ushakiraho Yagute? Urabona impamvu naje kumushakira mu Rwanda Yago aho yimukiye n'undi yimukanye ibyo yagombaga kunkorera. Ubwo nawe wamwiziritse wabaye nka kakizi. Ntabwo ari nzakwizirikaho bro. Ahubwo njye nuko ndi umuhungu n'ubundi nari mfite plan yo kuza hano Kampala kureba Garafureri. Ndavuga n'ubundi kuva ngiye Kampala Yaga akaba ariho yagiye mu Rwanda asize harimo ubukate kibazo cy'ibihumbi 100 navuze. Ndavuga n'ubundi Yago ari Kampala kandi njye negeze namuhaye sasa y'ijana mu Rwanda muri ramisi yazaga inaha. Muri ramisi yazaga inaha nibwo ngi twari turimo tubijyamo neza. Biriya bibazo numvise nanjye byaranunguye ngo ntago ari hariya. Reka mbanze nkubaze, ubundi ibyo bihumbi 100 byaje bite? Wamuhaye ibihumbi 100 ute? Umuha 100 nkane? Ngewe 100 ntabwo mvuga ko nari muhaye Yago kuko yabuze icyo kurya cyangwa yabuze icyo gushora mu bikorwa bye. Ahubwo nge hari ubufasha yanyemereye. Yansanze hano ndi guperforminga. Agana he? I Musanze niho twamenyaniye bwa mbere na mbere tujya kumenyana Yago. Mwamenyanye i Musanze. Kuko yari yahaje sinzi ibyo nge nandi kumwe n'umuhanzi bita Nzinzi wansigiye namunota muzi mu Rwanda. Twagiye muri performance ziwe. Umuherekeje ariko nanjye ndi performing. Icyo gihe wari umuhanzi? Kuko mbikora gake ariko nk'umuntu ufite y'amano yangize inganzwa. Ubu ngubu nicyo gihe nangiye kubijyamo noneho mbikunze. Ese ubwo ni muwe mwakara? Uyu mwaka wa 2023 kuko Yago yaje mana 2024. Umwaka urangiye? Uriya mwaka urangiye kuko nibwo twahuriye nimba byibuka arabizi twariye no mu cyumba kimwe we na Nzinzi wansigiye na Yago nanjye. Kuko hari ibyo bari baduteguriye byo kurya nka Yago kubera tumubonye tumuzi ari n'umustari tugomba kuganirira mu cyumba nk'umuntu watugiriye emotion. Okay, none se kugira ngo uze inaha waba warahuye na Yago byibuze?
Yago njye ntabwo turahura ariko njya kumureba hariya atuye i Munyonyo bro. Umuntu uri mu Rwanda kumva i Munyonyo ni nk'uko waba uri Nyarutarama hariya mu bakire. Yago aba mu gace k'abakire birumvikana. Munyonyo njyewe maze kujyayo inshuro ebyiri. Ubwa mbere duhura njyewe nenda kurira mfite n'agahinda. Njyewe nari navuye i Munyonyo buriya nibwo nari nkiva i Munyonyo. Nk'uku njye rwose kirya gihe twahuraga wari uvuye i Munyonyo burya. Nari mvuye i Munyonyo niko gahinda nari mfite sinzi ukuntu nananiwe ariko mba nateze. Kugira ngo ujye i Munyonyo kirya gihe byagenze bite agahinda wagatewe n'iki? Njye agahinda n'ukuntu Yago mu Rwanda twari dufitanye iyo gahunda niwe wabinsaye Imana mbwa ati peti ndabona utera freestyle nziza ejo n'ejo bundi ubwa ya ndirimbo ngo si uw'ejo ngo imigambi y'Imana si yari ntago ari ejo bro. Njye nanjye kuko ndabyumva arambwira ati Imana ejo ari gihe byaba bimeze neza nuko bitangira bishima ndavuga ati kuva Yago agiye kumfasha ni sawa ariko reka twasimbutse k'ibihumbi 100 ako k'ibihumbi 100 nacyo dusobanura ntabwo nca kubeshya abanyarwanda noneho dusobanura inkuru neza. Ibihumbi 100 wahaye Yago ibihumbi 100 gute? Ibihumbi 100 nahaye Yago ntabwo njye nabimuhaye nk'umuntu ngo nzakora indirimbo ngo nzane nga promotingire cyangwa nzakora indirimbo ngo Yago ngo cyangwa dukorane indirimbo. Ese niba atari mu buryo bwo gupromotinga wamuhaye ibihumbi 100 mu ruhe rwe? Yago we twa tumeze nkaho ubundi uburyo yari yamfashe wabonaga ko ameze nkaho ashaka kumbera manager nyine umuntu ugiye kunkurikirana. Noneho ryashana ngiye kuko naramuvugisha namubwira se Yago umusaza naramuhamagaye nyine bimwe byacu mu Rwanda twivugisha ati umusaza bimeze bite arambwira ati ni sawa nabwira ati pangiye biri ku munzana ako kantu kabiri ku munzana yarambwira ati nta muntu numvanya aka kantu ati biri ku munzana nabwira ati pangiye biri ku munzana ati gute tinashakaga ko twahuza ati nyine turagana nabwira ati rero peti ati ngiye nagiye ahantu kandi na essence kino kuza kukureba kugira ngo ibyo bintu tubijyemo ni essence birasa amafaranga kandi arabandi hari ibindi bintu ndimo byinjiza amafaranga njye bitewe n'impamyi mfite nari mfite ya music ndambwira ati Yago njye sinakubeshya njye mfite hano akanote ka desa mu rugo bamaye kujya kugura icyangwa sibyo ndambwira ati kuko ngenda cyafashwe n'ababyeyi bro ntabwo nabetse ntabwo nakemera ku banyarwanda ababyeyi yenda sindi busobanure ngo ni papa cyangwa mama ariko ufite umuryango ndebere support yawe ni hiva mbere yego noneho ababyeyi njye banguraza inote ya desa man yo kugura ibyango kuko urabibona simbizi nimbona nimba ndi umuhungu uva ku cyangwa ndabona we yambitse wishamitse cyangwa ntabwo mba mbere wishamitse Yago njye nawe nambwira ati Yago kuko yari yanyemereye ko bizatangira ukabikarangira managinda ariko amfasha uko nkoze indirimbo akampromotinga gake ariko akabikiramo imbaraga areba uko ibintu bimeze. nanjye ndavuga ati shati reka nkwereka ati rino jana ni munywere sasa ijana namubwira ati musasa reka nkwereka sasa ngenda cicima kadesa Yago biratuma tubishuti cyane Yago koko ryashe njye namubwira ati musasa ngende kugushirira ka sasa kuri phone kuri mobile money kuko ntabwo twari turi kumwe we ntabwo yarasikaye ijana nawe njye kumwohereza namukaraza ahubwo yagiye kubona abona message ubu mukaraza ryashano n'ibihumbi 100 ntabwo ari ibiceri 100 noneho none se ukimara kumukaraga 100 nizere reaction yagize bimaze igihe kingana icyo mukaraza iryo 100 reba uno mwaka wa 2023 ni hagiyemo tukavugana ariko akambwira ati wabaho muri ibintu by'umuziki bitwa ntago babyirukasa ibyo rukashije urahomba cyangwa ukanasara nambwira ati ntaribugara frenge yewe none ngiye kujya ngendera kuri wowe numva wowe wumva amategeko numva amategeko yawe kuko reba muri kamera numva amategeko yawe kubera ko nziko ibi bintu ubimenyereye unanabikuriyemo Yago rero ubwo arambwira abonye ryashe arambwira aramamagara nambwira ati Daniso G ati cyakoze ubundi wowe ni we muhungu nambwira ati Yago ngiye iryo jana ati ntago nakanga kuri guha ati nesasi kuko si ukuri buze unambabare nujya nagusuzuguye aho ngaho birumvikana. None se kugira ngo uve mu Rwanda wisanga inaha byagenze bite byo? Ujya mve mu Rwanda nge nisanga hano n'umuntu ngiye kubera ko mfite garafurere hano Kampala njye naravuze ati kuva Yago agiye Kampala nta kintu ankoreye kandi nanjye Kampala nkaba amazi mafata nko mu rugo mamanyi navuga ati none mamanyi hano Kampala navuga ati kuva amazi mfite na garafurere nanjye ndajyaho njye kureba Yago mubaze nimba se katandabuye ngambwira ati peti wanjye genda agiye nigendeye hanze nubwo ya gahunda twari twaravuganye itakunze njye ngura baka ngarutse mu Rwanda tuzabikora cyangwa nzakurabura
Okay, none kuva wagera inaha mwahuye kangahe byibuza muhuza visave muhura? So nagiye kubeshya ngo mbeshye abanyarwanda kuko ntago ari inka zanjye noroye cyangwa iki njye nkunda gukoresha ukuri. N'umuntu wese uri aho ari yumve ko njye nkoresha ukuri. Yago kuva twahura usibye kuba nagiye kumureba imunyonyo nimba yarambonye ariko yago kubera ko nari amaze kumenyera uburyo ngendamo gakeya nitonze ibintu nabyoroheje. Noneho yago ngiye kuko igipangu nari maze kukimenya bwari bwa kabiri. Ubwa mbere nagiye ngiye kuneka igipangu abamo. Ubwa kabiri njya noneho mazi njya ari ukugira gutya. Njye noneho nagiye kuhagera gutya kuri gate nk'uko nka kuri ubonye niviramo nibera ugasanga ndasohotse niko nawe twahuye. Ariko nyine ahita nyigiraho bizere kumwe n'abakobwa bibona baba diaspora nanjye nangata ko nanjye kuva ndi uci ko nanjye ubu ndi umudiaspora gutanyiryaho ko nanjye ndi umudiaspora hano bukampirya hano. Ndavuga ati ariko buriya reka manze ndebe yuko yaba ari ukugira ngo atice gahunda zenda ari buhindukira kandeba. Bro bagiye mu modoka sibyo yego rano hindukira areba gutya arakubona njyewe ngira gutya mukubita pisi gutya ndamwereka ati yago ariko nanga gusakuza cyane kuko hano si bamanyi urunyarwanda bamanyi bogera ruganda bogera ruzungu. Namubwira ati yo musaza pisi nanga kogera runyarwanda nogera umugamba ati pisi musaza sawa yago uwo munsi arambona bro njyewe yaragiye agenda niyagaruka. Noneho cyagiye buriya duhura ujye umfata ikiganiro n'abeza. Buriya noneho nibwo nari mvuye kureba yago nanjye nk'umuntu wambonye kirya gihe nicyo gihe wari uvuye nawe mwabonanye? Ntabwo twabonanye noneho umva yaragukweye noneho ho yankubye gutya arayifungiye yago mureba. Namubwira ati yo ati se batiberamu kuko nyirango nari kumubwira mu kinyarwanda abagande bari aho ngaho ahubwo ati se baberamu mu kinyarwanda ubuvuze ati se wicungire kuko njye mani maze iminsi muhiga no munsi ntago ndamubona. Ese bwo koko nk'umuntu wahaye ibihumbi 100 byibuze yese akurya sini nta n'ikintu na kimwe akubwiye? Iki noneho ikintu cyanambabaje mani bro sibyo nuko njyewe yago ari ubwe wanyiboneye stage ndi kubaha sibyo. Okay, so gira ikintu ubwira yago nk'umuntu wakubonye nk'umuntu wakubonye mu Rwanda muri haso akakubona i Musanze muri haso i Kigali akaba akubonye na Kampala muri haso akaba yaranaguciye amazi. Gira ikintu umubwira. Njye ikintu nabwira yago aho ndi hose vibe zanjye n'ubundi ndazihorana. Gusa yago njye ndimo hano Kampala nawe urimo hano Kampala uraye munyonyo nanjye ndano mu mujyi wowe ushaka kuntu duhuza nkuko nza kukureba yago ndabizi urambona amazi ukijijisha. Njye mfite ndazihorana n'ubundi banyarwanda rekana nakabahe ntago nagena njye natabahaye akantu ko ku mutima. Bro ibyisi n'amapanga ikari cyane mu gitondo ku museke itambitse gwawuka kuri serekezi gura abantu nabo ngo bagana ngamashuri aho n'abasuhuzaga Rwanda ahubwo none reka mbaye petero ya aja y'abahungu njya numva bivugisha ngiyo ugiye ngaho ibintu ngo bibaye ku mugeri n'imamo kandi no izo nkozi zibebe zitujyana nk'imahanga ho zitubeca ati kapaka wani n'inkozi ngo yibibi izo nkozi zibebe zitugeza nk'imahanga ho so yo nawe ibyo rero